Amahoro y'Imana. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku mugani w'ikinyarwanda uvuga ngo intungane bwira icumuye karindwi, cyangwa se umukiranutsi bwira acumuye karindwi. Amagambo nyirizina yanditse mu Migani 24:16. Avuga ngo kuko umukiranutsi naho yagwa karindwi yongera akabyuka, ariko abanyabyaha bazagushwa n'amakuba. Aya ni amagambo akunda gukoreshwa n'abantu baguye mu cyaha kugira ngo bisobanure bivanaho igisebo bagaciye umugani. Nifuje ko tuyaganiraho kuko yahindutse nk'umugani w'abakristo b'abanyarwanda, berekana ko intege zabo zifite ishingiro muri Bibiliya. Sinzi uwayahinduye, ariko ngira ngo icyo yaragamije ni ugutuma abantu bumva ko gukora icyaha ari nta kibazo, ariko ko kandi nta muntu utunganye ubaho, kuko n'utunganye cyangwa se intungane cyangwa se umukiranutsi bwira acumuye karindwi. Satani ni umunyamahiri menshi, afite ukuntu aza anyuze mu ijambo ry'Imana hanyuma agahindura akantu gato cyane kagatuma rya jambo ry'Imana rihinduka, bikabera umutego abantu benshi cyane ndetse bakawugwamo. Rwose nawe niba wabikoraga ubihindure, kuko iyi mvugo ntabwo ari ujye uvuga ibiri byo. Ujye uvuga ngo nubwo umukiranutsi yagwa karindwi arabyuka akongera agahagarara.